Mu burasirazuba bwo hagati hari akarere kagiye kagaragaramo intambara nyinshi kurusha ahandi henshi ku isi. Ni akarere gafite amateka akomeye, amadini akomeye ndetse n'inyungu za politiki n'ubukungu byatumye henshi habaho amakimbirane akomeye. Muri aka karere hari amakimbirane hagati y'ibihugu bibiri bikomeye cyane, Israel ndetse na Iran. Uyu munsi ibihugu bifatwa nk'abanzi bakomeye cyane ku isi. Amagambo akomeye ya politike, ibitero bya misile, drones ndetse n'inkunga ku matsinda arwanya Israel, byose byatumye isi yose ihangayikishwa n'aya makimbirane. Ariko hari ikintu gikomeye abantu batigeze bamenya. Mu myaka irenga 50 ishize, ibihugu byombi byari inshuti zikomeye. Byari bifitanye imikoranire mu bya gisirikare, ubucuruzi ndetse n'iperereza. None se byagenze bite kugira ngo Iran na Israel byisanga ari abanzi bakomeye kugeza aho isi yose itinya ko bishobora guteza intambara nini? Muri iyi video tugiye gusobanura amateka y'umubano w'ibihugu byombi, impamvu nyamukuru z'aya makimbirane, uburyo byagiye bikora mu myaka itandukanye ndetse n'icyo bishobora kuvamo mu gihe kiri imbere. Mbahaye ikaze kuri Gwiza TV, naho nge ndi NGP. Ndagushishikariza kutibagirwa gukanda subscribe kuri no YouTube channel yanjye nawe, aho dusesengura byinshi mu bya politike ndetse tukabagezaho n'ibyegeranyo bitandukanye, haba mu myidagaduro ndetse n'ahandi. Mu mwaka w'1948 hashinzwe igihugu cya Israel. Iki gihugu cyashinzwe nyuma y'imyaka myinshi Abayahudi bashakaga igihugu cyabo bwite. Mu mateka, Abayahudi batatanyijwe mu bihugu bitandukanye byinshi byo ku isi nyuma yo kuva mu gihugu cyabo cya kera cyitwaga Judeya. Mu kinyejana cya 20, cyane cyane nyuma y'itsembabwoko ryakorewe Abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi, igitekerezo cyo kubaha igihugu cyabo cyarushijeho gushyirwamo imbaraga. Ibi byatumye umuryango w'abibumbye wemeza ko hagomba gushingwa igihugu cya Israel. Ariko iki cyemezo cyateje amakimbirane akomeye mu burasirazuba bwo hagati. Ibihugu byinshi by'Abarabu byanze kwemera ko igihugu cya Israel kibaho. Ibi byatumye habaho intambara ya mbere hagati ya Israel ndetse n'ibihugu by'Abarabu. Ibihugu byinshi byitabiriye intambara twavugamo harimo nka Misiri, Syria, Yorodaniya ndetse n'ibindi. Nubwo byari bimeze bityo, igihugu cya Iran cyo ntabwo kiri mu byarwanyije Israel cyane. Mu by'ukuri Iran yari bimwe mu bihugu bya mbere byo mu karere byari byiteguye gukorana na Israel mu bya diplomasi ndetse n'ubucuruzi. Mu mwaka w'1979 habaye impinduramatwara ikomeye cyane mu gihugu cya Iran izwi nka Iranian Revolution. Iyi mpinduramatwara yari iyobowe n'umunyedini witwaga Khamenei. Abaturage ba Iran benshi bari barambiwe ubutegetsi bwa shehe, bamushinjaga ruswa, gukandamiza abaturage ndetse no gukorana n'ibihugu byo mu burasirazuba. Nyuma y'imyigaragambyo myinshi, ubutegetsi bwa shehe bwarahiritswe. Shehe yahise ahungira mu mahanga. Iran ihinduka igihugu cyitwa Islamic Republic of Iran. Ubutegetsi bushya bwa Iran bwari bufite ideology itandukanye cyane n'iya shehe. Kimwe mu byemezo bya mbere byafashwe ni uguhagarika umubano wa Iran ndetse na Israel. Ambasade ya Israel yahise ifungwa muri Tehran. Iran yatangiye kuvuga ko Israel ari umwanzi ukomeye w'Abasilamu. Aho niho urwango hagati y'ibihugu byombi rwatangiriye gukura. Nyuma ya revolution muri 1979, Iran na Israel ntibyigeze birwana intambara y'imbonankubone ariyo twita direct confrontation. Ariko ibyo ntibivuze ko amakimbirane atarakomeye hagati y'ibihugu byombi. Nibyo abasesenguzi bise shadow war cyangwa se intambara ibereye ahantu hihishe. Iran yatangiye gushyigikira amatsinda arwanya Israel mu karere. Muri ayo matsinda twavugamo harimo nka Hezbollah muri Lebanon ndetse na Hamas muri Gaza. Aya matsinda yakomeje kurwanya Israel mu buryo bwa gisirikare. Ku rundi ruhande, Israel yakomeje gukora ibikorwa byinshi byo guhagarika Iran. Harimo ibitero by'indege ku birindiro bya Iran muri Syria, ibitero by'ikoranabuhanga, cyber attacks ku bigo bya Iran, ndetse n'ibikorwa byo guhagarika gahunda za nuclear za Iran. Aya makimbirane yihishe yakomeje imyaka myinshi. Kimwe mu bibazo bikomeye cyane hagati ya Israel na Iran ni gahunda ya nuclear ya Iran. Iran ivuga ko porogaramu yayo ya nuclear igamije kuyibyaza amashanyarazi, gukora ubushakashatsi mu bya siyanse ndetse no guteza imbere inganda. Ariko Israel ifite ubwoba ko ishobora gukora bombe ya nuclear. Israel ifata ibi nk'akaga gakomeye ku mutekano wayo. Niyo mpamvu Israel yagiye igaba ibitero byinshi byo guhagarika izo gahunda Iran yari ifite. Ibi byatumye amakimbirane arushaho gufata indi ntera. Mu myaka ya vuba amakimbirane hagati y'ibihugu byombi yarushijeho gufata indi ntera.
Ibi byatewe n'intambara zitandukanye zo mu karere ka Middle East, aha harimo intambara zo muri Gaza ndetse n'izo muri Lebanon hamwe n'iyo muri Syria. Amatsinda nka Hamas ndetse na Hezbollah akomeje gufata Israel nk'umwanzi ukomeye. Iran nayo ikomeje kuyatera inkunga mu buryo bwa gisirikare. Ibi bituma amakimbirane akomeza gukura umunsi ku wundi. Mu bijyanye n'imbaraga za gisirikare, Israel ifite igisirikare gikomeye cyane gifite ikoranabuhanga rigezweho, harimo indege z'intambara zigezweho, sisitemu z'ubwirinzi bwa misile ndetse n'ubushobozi bukomeye mu by'iperereza. Ku rundi ruhande nanone, Iran nayo ntabwo ari agafu k'imvugo rimwe kuko ifite imbaraga zikomeye cyane. Ifite misile zireba kure, drones nyinshi ndetse n'amatsinda y'abarwanyi mu bihugu byinshi bitandukanye byo mu karere. Ibi bituma amakimbirane ashobora gukurura intambara nini mu burasirazuba bwo hagati. Tugana ku musozo, amateka agaragaza ko ibihugu byigeze kuba inshuti bishobora guhinduka abanzi bakomeye cyane. Israel na Iran ni urugero rukomeye rw'aya mateka. Uyu munsi isi yose iribaza ikibazo kimwe: ese aya makimbirane azarangira amahoro cyangwa azahinduka imwe mu ntambara zikomeye zabayeho mu mateka y'iki kinyejana? Mwakoze kubana natwe kuri Gwiza TV, ndabashishikariza gukurikira ibiganiro byacu by'ubutaha. Ciao ciao.